Yes, ikaze kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast. Reka tuganire kuri kudeta yo muri Niger. Ese byagenze bite? Ultimatum y'iminsi 15 yararangiye. Ibi bihugu byo muri West Africa byari byatangaje ko iminsi 15 nirangira batarasubizaho president wahoze ku butegetsi mu nshingano ze, byiteguye kuba byakohereza abasirikari cyangwa se gutangiza ibitero bya gisirikari byari bigamije kuba byamusubiza ku butegetsi. Iyi ultimatum rero yarangiye, turi kwibaza tuti se aba bagabo batinye cyangwa Yes, nkuko mubizi rero nyuma ya kudeta yabereye muri Niger, kaba ari kudeta yaje ikurikira izindi nyinshi zari zimaze kuba aho ngaho muri West Africa. Ni kudeta yavugishije ibihugu byinshi cyane, byinshi birayamagana, birumvikana abanyamerika ku isonga, ndetse n'abarusiya n'abafaransa bose barayamagana. Muri Afrika rero hakaba hari ibihugu byo muri West Africa birangajwe imbere na Nigeria byari byiyemeje ko bigomba gutangiza ibitero kuri Niger igihe cyose itasubiza Perezida watowe n'abaturage mu nshingano ze. Bakaba baratanze rero ultimatum y'iminsi 15, bavuga ko iyi minsi 15 nirangira bazahita batangiza ibitero byabo. Iyi minsi 15 rero twabonye irangira nta bitero, n'ubu ngubu biragaragara ko nta bitero biri gutegurwa kuri Niger. Se wakwibaza uti se aba bagabo batinye byagenze bitenge? Numva ko aba bagabo nyuma yuko batangaje ko mu minsi 15 biteguye kuba batangiza ibitero kuri Niger, bahaye umwanya ibindi bihugu bishyigikiye aba basirikari bakoze kudeta muri Niger wo kwishyira hamwe no gutangaza nabo ko igihe cyose intambara izatangizwa kuri Niger, igihe cyose ibi bihugu biri kumwe n'Ubufaransa bizatangiza ibitero byabyo muri Niger. Ibindi bihugu rero hajeho indi coalition y'ibindi bihugu birimo izi za Burkina Faso, irimo za Guinea, irimo za Chad. Hari ibihugu byinshi cyane cyane biyobowe n'aba basirikari bamaze iminsi bakora amakudeta. Aba bose bavuze yuko gutera Niger bizaba bifatwa nkaho ari ukubatera bo ku giti cyabo, ari ukubatera bo ubwabo. Rero biteguye ko igihe cyose Niger izagabwaho ibitero, igihe cyose aba basirikari bo muri Niger bazagabwaho ibitero, aba nabo bazayifata nk'iyabo, intambara bazayifata nk'iyabo. Icyo gihe rero Niger, aba basirikari bo muri Niger bigitangazwa ko hari ingabo zo muri West Africa zirangajwe imbere n'izo muri Nigeria zitegura kubagabaho ibitero. Murabyibuka ko bahise bafunga imipaka y'ibihugu bita ko atari ibihugu by'inshuti, bahise bafunga imipaka yabyo. Ubu rero nyuma yuko iyi ultimatum irangira, Niger yafunze imipaka yayo yose muri rusange iyihuza n'ibihugu byose, inafunga n'ikirere cyayo, aho batangaza yuko indege yariyo yose yaba ya gisirikari cyangwa ya gisivili izagaragara mu kirere cya Niger bazayifata nk'iyavogereye ubusugire bw'iki gihugu, bagahita bayihanura. Rero nkuko mubiza ahangaha abatungwa gatoki cyane harabwirwa cyane n'Abafaransa. Abafaransa bafite ikigo cya gisirikari ahangaha muri Niger, bafite ikibuga cy'indege zabo za gisirikari zikora mu operation hariya mu byo bita ngo ni operation Barkhane. Hakaba hari n'ikibuga nanone, hari station ya drone z'abanyamerika aho ngaho muri Niger. Ni agahugu abantu bafashe nk'akabo, nge birambabaza cyane. Rero aba banyaniger bavuze yuko igihe cyose bazabona indege yariyo yose mu kirere cyabo bazayifata ariko ari indege yavogera ubusugire bw'igihugu cyabo, kandi bakayifata nk'indege ije kubagabaho ibitero, bityo rero ko bazahita bayihanura. Ikindi kandi biragaragara ko iyi ntambara ntabwo igiye kuba ejo cyangwa ejo bundi, kubera ko ibi bihugu ni nkaho byatinye, kuko muri ibyo bihugu byari byakoze coalition, ni ibihugu byari birangajwe imbere na Nigeria bifatwa ko ari igisirikare gifite ibikoresho, gifite abasirikari benshi, ariko iki gisirikari mujye mwibuka ko nacyo ni igisirikari kitari shyashya, ni igisirikari kitari shyashya, kuko Boko Haram murabyibuka ibintu yakoze muri Nigeria. Aba basirikari ba Nigeria ntibigeze bashobora na gato kuba bahangana n'iyi Boko Haram. Hakaba harakozwe na coalition y'ibi bihugu byo muri West Africa byohereza abasirikari babyo muri ahangaha muri Nigeria kubafasha guhangana na Boko Haram. Rero uyu munsi wakwibaza uti
biragenda bite iyi Nigeria uyu mwanya ibonye abasirikare bashobora guhangana, ukabyibaza bikagucanga. Ikindi kandi wamenya ko Niger ntago hano muri Niger ari hariya kwa Yaya Jammeh. Kwa Yaya Jammeh ni agahugu kari hagati, kari isolated hagati muri biriya bihugu, kandi ni agahugu katari gafite abasirikare bahagije, katari gafite navuga ubukungu buhagije. Ariko iyi Niger ni ukuvuga ngo igomba kuba n'isibaniro. Ni ukuvuga ngo ngewe ndavuga ko iyi Niger ubundi nizi kudeta biri gukizwa n'iki, njye mbona biri gukizwa n'iyi ntambara yo muri Ukraine, kubera ko nk'uko twabibonye mu kiganiro cyashize, iyi Niger itunze abafaransa ku rwego rwo hejuru, kubera ko uranium 85% bakoresha mu nganda zabo, cyangwa se mu nganda zabo hariya mu Bufaransa, cyangwa se biproduce amashanyarazi, kuko ibintu by'abafaransa, ingufu, ibintu by'ingufu, amashanyarazi n'ibiki byose babikura muri uranium. Iyi uranium rero 80% ituruka ahangaha muri Niger. Muri Niger rero murabyibukana kudeta ikiba, abafaransa nisinzi niba barasobwe, niba karabacitse, kubera ko bagomba kumenya ko isi yahindutse, ntago bemerewe kuvuga ibintu byose uko babishaka. Ahangaha abafaransa bavugaga ko inyungu zabo nizibangamirwa bazatangiza ibitero bya gisirikari kuri Niger. Ukibaza uti se inyungu zanyu ni izihe? Inyungu zanyu ni izihe hano muri Niger, ko ibintu biri muri Niger ari inyungu z'abanyaniger? Abanyaniger nibashaka bazababwira bati ni muhambira utwanyu mutahe. Ikindi kandi wamenya nuko muri iyi minsi 15 igihe cyose ultimatum yari itararangira, behind the scene, cyangwa se mwibanga, cyangwa se binyuze no mu majambo agenda anyura mu bitangazamakuru bitandukanye, aba bafaransa bakomeje guhamagarira aba basirikari bo muri Niger, mbese nko kubatera ubwoba, kubabwira ati nyaboneka nimusubizeho wari uriho, kubera ko ibitero bigiye gutangira bizaba biteye ubwoba, mugiye kumena amaraso y'abanyaniger, musubizeho uwahozeho, ibintu birangire bisubire mu buryo. Ibyo byose rero aba bafaransa bagerageje gukora kugira ngo batere ubwoba aba basirikari bo muri Niger, byanze gufata. Kubera iki? Kubera ko isi yarahindutse, ntabwo umufaransa agikanga abantu ngo bakangike, ntabwo bikibaho, uri kubyumva. Ari nayo mpamvu n'abasirikari bose bakoze za kudeta, abangaba ba Doumbia, abangaba ba Traoré, bose baravuze bati ibitero kuri Niger tuzabifata nk'ibitero kuri twebwe ubwacu, kuko ntabwo wavuga ngo muzakuraho uwo muri Niger hanyuma twebwe muduha amahoro. Ikindi kandi ubushize nabaganiriraga mbabwira ku buryarya bw'abafaransa muri iki kibazo cyo muri West Africa. Ni nayo mpamvu no kuvuga kwabo ibyo bavuga bitumvikana, kubera ko ibyo bavuga uyu munsi barabinyomoza bagakora ibitandukanye nabyo ku munsi w'ejo. Ndabaha urugero rw'uyu muperezida uyobora Chad, uyu muhungu wa Idriss Deby. Ni umuhungu wagiyeho mu buryo budakurikije itegeko nshinga, kandi uburyo yagiyeho abafaransa barabushyigikiye. Kubera iki? Kubera ko uyu muhungu wa Idriss Deby ikintu aje gukora ni ugukomeza diru za Idriss Deby yarasanzwe afitanye n'abafaransa, zikomeze ziraninge neza, nta kintu gihindutse, abafaransa bakomeze exploiter Chad uko babishaka. Nayo mpamvu abafaransa kuza kuvuga demokrasi muri Niger, kuza kuvuga demokrasi muri Burkina Faso, kuza kuyivuga handi kandi mutarayivuze muri Chad, biri kubabera ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo abametre barimo kwicangacanga. Uyu hano murimo gushyigikira umuntu wagiyeho bidaciye muri demokrasi, bidaciye mu itegeko nshinga. Hano ku rundi ruhande murahamagarira abantu kubahiriza itegeko nshinga. Murabyumva namwe ni ibintu bitumvikana. Ikindi kandi wamenya nuko aba bafaransa, ibi bibazo aba bantu bari guhangana nabyo, ibi bihugu byo muri West Africa biri guhangana nabyo, ni ibibazo byatewe n'abafaransa. Ni ibibazo byatewe n'abafaransa, kubera ko iyo Muammar Gaddafi aza kuba akiriho uyu munsi, biriya bihugu byose byari kuba bitekanye, kubera ko aba Islamiste cyangwa se izinyeshyamba, cyangwa se wakwita inyabutayu, kuko hariya ni mu butayu, sinzi ukuntu wabivuga. Iyo ngiye kuvuga inyeshyamba numva ndi kwibeshya. Ibikoresho byose bafite byavuye he? Byavuye muri Libya, kubera ko
nyuma yo gutsindwa kwa Gaddafi abantu bose bagiye muri Libya bisavinga imbundu uko babishaka, niho haturutse aba bajanjawidi bahise batera baza bafata za Mali bafata za hehe, abafaransa baza ngo baje gutabara. N'uyu munsi yo babivuga bavuga ko barimo gufasha ibi bihugu kurwanya aba-islamiste, bavuga ko barimo kubifasha kubera ko byinaniwe, ko murabyibuka aba-islamiste baraje bashaka gukora igihugu cyitwa niba ari Azawadi hariya muri za Mali na hehe, birukankaga barwanaga birukanka bafata ibirometero ku bindi birukanka, ubona ko ejo bazaba bageze muri kapitale. Abafaransa wa mugani baraza barabahagarika, babyita ko rero baje gufasha ibi bihugu kurwanya iterabwoba, kurwanya aba-islamiste bakoresha iterabwoba bari hariya muri buriya butayu. Ariko iki ni ikibazo gikomoka mu migirire y'abafaransa, kuko aha hantu hari amahoro igihe cyose Gaddafi yari ahari, ibi bihugu byari bibanye neza, ibi bihugu ntabwo twabonaga aba-islamiste b'abajanjawidi n'abaki bose ntabwo twababonaga mbere yuko Gaddafi apfuye. Rero abafaransa bagomba kurekeraho imvugo zivuga ngo twaje kubafasha kurwanya aba-islamiste, kubera ko ntabwo mwaje kubafasha, icyo kibazo nimwe mwagiteje, again nimwe giteje ikibazo, kubera ko at the end muri aba-islamiste benshi baza muri Afrika, benshi mugomba no kubimenya bafite n'ubwene gihugu bw'Ubufaransa, anytime bashobora gutaha bakajya mu Bufaransa. Ikindi kandi nanone kuba boparatingira muri biriya bihugu abafaransa bafitemo icyo bita inyungu zabo nyinshi, ni ukuvuga ngo ni umufaransa ubangamiwe, niba atari gucukura uranium ye muri Niger nk'uko abishaka, niba atari gucukura muri Chad nk'uko abishaka, niba atari gucukura muri Burkina Faso nk'uko abishaka, ibyo byose arabyita ko ni ibintu bimubangamiye, ariko barabyita ko aje gufasha umuturage kurwanya iterabwoba, kandi niwe wazanye iryo terabwoba. Ikindi kandi iryo terabwoba mu bijyanye n'iterambere cyangwa se mu bukungu cyane cyane ikintu bibangamiye ni Umufaransa, kuko iyo uranium nkuko nabibabwiye nitunze abafaransa kuri electricity, nitunze abafaransa ku bintu byose bijyanye n'ingufu. Rero igihe cyose ibi bihugu bidatekanye, ubukungu bw'Ubufaransa ntabwo butekanye. Iki kintu ndagira ngo abafaransa bajye bagitekerezaho cyane mbere yo kuvuga ko baje gufasha biriya bihugu. Urundi rugero nkunda gutanga cyane iyo mvuga mu kwinyuraguramo kw'abafaransa, nkunda gutanga urugero rw'uyu muperezida wa Cameroon. Uyu muperezida wa Cameroon Idriss ni Paul Biya, yes, Paul Biya wa Cameroon. Ni umuperezida ubayeho imyaka na gateke, ni umuperezida ubayeho igice kinini cy'abanyakameruni batabishaka ko akomeza kuyobora, ariko ni umuperezida ubayeho nanone yibera i Paris, yibera i Champs-Élysées, inama z'abaminisitiri zigiye ziterana zikaza guteranira mu Bufaransa, cyangwa se agakora video call mu nama z'abaminisitiri. Mbese ni umuperezida wibera mu Bufaransa ubuzima bwe bwose. Paul Biya yibera mu Bufaransa. Ubwo rero murabyumva, umuntu wibera mu Bufaransa, inyungu z'abafaransa ziri muri Cameroon, ni ukuvuga ngo Cameroon ibereyeho Ubufaransa, niko wabivuga. Njyewe ntabwo nari mbizi, njyewe rwose ibintu byarantunguye kuva na kera. Twe twabonaga tukumva ngo France Afrique, tukumva ngo ibihugu ngo za SADC, ukumva ngo inama zihuje ngo ibihugu ngo bivuge igifaransa, ngo ibiki, ukumva ko bino bihugu hari ubwigenge runaka byabonye. Ariko nyuma y'uko ibintu byose bitangiye kujya ku mugaragaro, abangaba ba Traoré batangiye gufata ubutegetsi, ba Doumbia batangiye kugera ku butegetsi, nibwo twaje gusanga ko ibi bintu harimo ikibazo gikomeye cyane. Nimujya kureba ibihugu byose ntabwo byigeze bitera imbere. Kubera iki? Kubera ko ni ibihugu byari bibereyeho Abafaransa, imitungo yabo karemano yose ni inyungu z'Abafaransa mbere yo kuba inyungu z'abaturage b'ibi bihugu. Njyewe rero nkaba numva ko icyo ni ikintu kizakomeza cyane kuba ikibazo hagati y'ibi bihugu n'Ubufaransa, igihe cyose Umufaransa atarumva ko agomba kuva hariya agataha. Uyu munsi ngewe ikintu ntegereje, nababwira namwe, ntegereje muri iyi myigaragambyo cyangwa muri izi saga ziri kubera muri Niger, nuko vuba Abafaransa barahambira utwabo batahe. Kubera ko ibyo bintu byose tuvuze Umufaransa ntiyabirengaho ngo yohereze ingabo ze muri Niger.
kuko nko nabibabwiye babaye ba Sebastien, babaye ba Sebastian, amateka yabo ari imbere yabo, ibintu biri imbere yabo gutya, ntibashobora gutinyuka gutangiza intambara nk'iyo bakoze muri Cote d'Ivoire. Ibyo ngibyo ntibashobora kubikora muri Niger, kuko nibajyayo ibi bihugu byose byiyemeje gufasha Niger nabyo bikajyayo, irabibaye intambara ikomeye kandi itazarangira mu nyungu z'Ubufaransa. Nge numva ko Ubufaransa uyu munsi icyo bwakagombye gukora, niba budashaka kuruzinga amadiru bufite ahangaha muri Niger, icyo bagomba gukora ni ugutangira guca bugufi, bukareba ukuntu bwahuza n'aba basirikari, ibyo bari gusaba bakabikora. Niba bari gusaba ko izo contract zitari ziri mu nyungu z'abanyanigeri zihinduka, mugomba kubyumva mukabikora, bagashyiraho igiciro cyabo cya uranium yabo, mugomba kuyigura nkuko muyigura mu Burusiya, nkuko nabibabwiye n'uyu munsi abanyaburayi baracyakonsoma uranium ituruka mu Burusiya, kuko ari zituruka muri za Niger n'ahandi hose ntago zihagije inganda z'abanyaburayi. Ngewe rero nkaba numva Umufaransa icyo namusaba ari ugushyira baro hasi, ntabwo ari cyo namusaba, ni inama namugira, ni ugushyira baro hasi agatangira kuganira n'aba basirikari, agatangira kureba uburyo habaho ubwubahane hagati y'ibihugu, habaho noneho amasezerano ashingiye ku bwubahane. Urashaka iki? Ndashaka uranium turayigurisha kuri iki giciro, urayafite? Ndayafite. Okay, tangira ucukure. Uri kubyumva? Naho igihe cyose Abafaransa batazabyumva gutya ntibizashoboka, kuko hejuru y'ibi bihugu byavuze ko byiteguye gutabara Niger, hari na Wagner Group. Mubyibuke, hari Wagner Group, hari Umurusiya ucecetse utegereje nawe gukubita hababaza, akaba yakuraho Umurusiya iyo uranium yari imutunze. Kuko murabyibuka ibihugu byose byafatiye Uburusiya ibihano kuri gaze n'iki, Abafaransa ntabwo bigeze bahungabana cyane kubera ko bakoresha Abafaransa ntabwo bigeze bahungabana cyane kubera ko bakoresha iyi uranium yo muri Niger n'izituruka n'ahandi. Rero igihe cyose Abarusiya baba baryamiye amajanja bavuga bati ore wako umangamange gatoya turahita duteramo, noneho projet zose zawe zivemo hajyemo izacu. Urumva ko Wagner waravuga ati niteguye kohereza abasirikari bose bakenewe kugira ngo amahoro cyangwa se iyi leta y'aba basirikari yafashe ubutegetsi muri Niger ikomeze gahunda zayo. Wagner Group rero mukaba mubizi iri muri ibihugu byose bimaze kubamo amakudeta, ikaba rero yiteguye no kuba yakorana n'aba basirikari b'abanyaniger. Ibi rero no gukomeza tukabitega amaso n'amatwi, kubera ko ngewe nkuko nabibabwiye Nigeria n'ibihugu ihagarariye ntago byahangara aba basirikari, kuko murabizi kwanza aba basirikari bakoze kudeta n'abangaba ba Traoré ni bamwe mu basirikari bagiye gutabara Nigeria imerewe nabi na za Boko Haram. So uyu munsi rero niho bagutabaye, wowe urashaka noneho kujya kubatera. Ntago biri fair, ariko nta nubwo bizabahira, kubera ko ukuri muri iki gihe niko kuri kwivugira, kandi kugira ngo abanyamerika n'abafaransa bongere kugira ijambo rituma bashoza intambara ahandi hantu bizagorana cyane, kuko isi yose iba iri kubareba. Babanze bakire ikibazo cya Ukraine. Nge rero nkaba numva ko ntago nshyigikiye amakudeta ari kubera muri Afrika, ariko niba ari kudeta zigamije guhindura ibyo byose, uwo mwanda wose wasizwe n'abafaransa cyangwa se ayo masezerano nge nakwita y'umwanda, kubera ko ntago bafitiye inyungu umuturage w'icyo gihugu. Nge numva ko niba hajeho agent militaire kazije guhindura ibyo bintu, ngewe nzayisapotinga kugira ngo iyi Afrika yacu itere imbere. Ntago tuzatera imbere tukirimo kuruhira abandi, dufite imitungo ariko imitungo yacu itunze ibindi bihugu. Ntago ibyo bintu byumvikana, ni ibintu abanyafrika tugomba guhaguruka. Murabibona ibihugu by'Abarabu bifite petrole, bifite essence, ariko byose byabashije gukira bikizwa n'iyo petrole. Uyu munsi Algeria ni igihugu cyahoze gikolonizwa n'abafaransa n'ibiki byose, ariko Algeria yibohoye ku bafaransa mu buryo nge nakwita 100%, kubera ko ni igihugu gifite sovereignty yacyo, haba mu bukungu, haba mu bya gisirikare, haba mu Algeria ni igihugu kigobotoye abafaransa 100%. Nkaba numva ko rero nibi bihugu
byo muri Afurika y'abirabura bikiri mu kwaha kw'abafaransa nabyo bigomba kwigobotora aba bajura, hanyuma nabyo bigatangira bigatera imbere, umuturage wabyo agatangira akabaho neza. Iyi ni Waka Waka podcast, ndabashimiye cyane, mukomeze mugire amahoro y'Imana.